Hello guys, ni wa muhungu wanyu Sayinzoga ngira ngo murambona ku kabaraza ni kakandi dusigaye twicaraho ka kabaraza gafite utuntu tw'utwatsi ari ahantu hari uduhumbezi ahantu hari naturel ahantu urashaka kuzahabazana mukahasura kukangaha nta nubwo wahafatira video nashaka kuzabazana mugasura kino kirambi cyanjye mba nibereyemo mba ndi kubaganirizamo ndashaka ko umunsi tuvuga kuri Miki eho ya Miki na warabizamo Miki numvisha ari kujya bwira umugabo ngo wapi ugabanya ibintu by'ubwitonzi ngo aga wagira ko ibintu by'ubwitonzi aga nabwo wabonye akibaza ariko aga nawe uzajya ugabanya kwitonda nukuri ko Imana nge yamano ni inshuti yanjye nge inshuti zanjye murabizi ndazivugira ndanamwikundira ndi n'umufana we yamana na Bulldog bura bavuze Bulldog we nanabakubita wenda mufana cyane twagiye umeze neza ingo zasenyutse ibintu byabaye iki mwabagore mwe mushaka iki noneho ngo bazi ngo n'abana babashi bose ngo twese ni ngo bazi ko abana babashi ngo bose abana babashi mani natandukano riba ririmo niba ukungana sikongana byo nyine niko biba bigomba kuba bimeze ariko wa mugore we wanyuzwe n'umugabo wawe ko nabonye mwasaze ko nabonye comments z'abagore ko nabonye basaze ngo bose bashaka umugabo umeze nka yamana no yamana arabakwira mwese shimishwa naho uri ureka ibintu byo kugenda ahubwo n'abantu b'abagore ngo nibo bari kurebera video cyane ko numvisha ko abagabo se urareba ubwambere bw'umugabo wawe bikubarira icyo urareba bw'umugore se abirabina abantu babakuriyo babikeneye bagira imbuga babishakiraho mureke rero gufata n'umuntu w'umunyarwanda utabikora ibintu tudakozwa abanyarwanda ngo mugende mubisakaza kuko ejo wabona babijyanye mu zindi mbuga zo hanze n'ibiki ugasanga umuhungu agiye kuba iki kandi nabu gahunda yabyo afite guys bira ni ibintu niba arifata ka video ko kuzajya areba n'umugore we arebe show arenga twabije biba bimeze gute wishaka kubifata ngo nawe witubyishyiraho wumve yuko uko wabibonye nawe ariko bigomba kugenda oya Miki oya reka oya nubwo biro nabonye kira kiganiro Miki yagikoze yisinziriye kabisa cya kiganiro nabonye Miki yagikoze yisinziriye ntabwo nakurenganya hari wari wisinziriye kuko ukuntu umugabo wawe yagumya kugarura bikanga uri kuvuga ubugambo bw'ubusa nako ntabwo ari ubusa nako wari uri gucikwa nyine ukavuga amagambo utagakwiye kuvuga mu kiganiro niyo ni gasopo mba nguhaye utazongera ndashaka kuzajyamo abantu gasopo nkababwira ibintu by'ibifiti bagenda badukorera ibifiti mujye muduha ikiganiro gisobanutse muduha ibintu umuntu yakuramo inama uranira stories ukuntu bakwirukanye ku ishuri ukuntu wavuye mu ishuri ukuntu utagira inshuti z'abagore ukuntu ugiye gusubira mu biki biramarira iki n'umunyarwanda Miki waretse ibyo bintu Miki waretse agakora uko ashoboye kuki ushaka kumuziza ubwitonzi bw'umugabo n'uwitonda urashaka sare sinumvishe ko wamuciye ku bagore bose urashaka sare ngo bigende gute rero guys namwe ndabizarimo abantu bagiye bafite ikibazo cyo kuvuga ngo bitewe na video mwabonye nje sinayibonye nta niyo nzi bitewe na video mwabonye mwagiye mugira kwifuza wa mugore we niba ukwifuza kwawe shaka kundi kuntu bigenza wishyira umugabo wawe ku gitutu mureke yikorera uko ashoboye ejo narwara umugongo nabura akabaraga bikagenda gute nabyo bizaba ikibazo abandi basigara bahahira rero mureke bagore mureke mugabanye ibintu byo gushaka kureba video y'amano niba wanayibonye isibe nuwonye no kwira no kwitekereza kuko biraguteranya n'umugabo byo niba umugabo ari gutya kaba wabonye gutya biraza kuguteranya nawe uraza kugira kwifuza nabonye abagore shinga abana babashi ubwo DM yanjye iruzuye DM yanjye fite message abantu bose bazi ngo fite message bose bari kumbaza ese video ya yamano nawe ni kuri cyane isoni genda muze n'ibintu genda subiza kuko abantu bari kubimbwira nga buri kintu basubiza gusa guys yewe ndabishobora kuba bitameze ko yabirushije cyangwa bitanangana ari munsi yaho ariko mureke nje na mundeke ndimanzi nta nubwo nzata mumbabarire ahubwo twivugire mw'abantu mwe nje narabagira inama tuce tureka kuvuga ibintu gusa biri aho ngaho umugani nk'ibyo nabonye reka mbagire n'inama niba unkurikirana uzi kuri urubyiruko nkanjye uzi yuko ubona nyine uri mu myaka nk'yanjye niyo waba uri hejuru yanjye nakugira inama kuko nta muntu ubaho utagira undi nama ndashaka kubibwirira rero mw'abantu
mbere yo kujya gukora ikintu nka kiriya cyo kuvuga ngo ugiye kwifata video, jya ubanza utekereze iyi video, iyi phone irimo, ese ino phone ejo sinzayitanga nkayihereza undi muntu, ibaze uwo muntu uzayiha uyigurishije, nose uzatunga phone unayigumane mu nzu n'umukozi azazuye muhe, ibaze nayo undi muntu agasangamo email yawe yanze akagenda agakora restore za video zose n'aya mashusho yose ugasanga arabibonye, nibwo azagaruka akakubwira ngo ngiye mfite video yawe, hari igiciro, hari amafaranga biri buze kugusaba kugira ngo iyo video yawe nyisibe. Kandi ikintu gitangaje, hari igihe ataba yanayisibye yayihaye undi, kuko ntabwo wayamuha abantu dukunda kuri, ntabwo wayamuha aburesho kukubwira ngo mfite nindi cyangwa uranyongera ndi, bigahora muri ibyo ngibyo. Pazo nawe, Pazo tumugarukeho, numvishe ko yafunzwe, ntabwo ndamenya amakuru neza ariko numvishe biri kuvugwa kuwitwa Pazo yaba yafunzwe. Pazo yari manager wa Yamano, Pazo yabanaga na Yamano, Pazo wakurikiranaga imbuga zose za Yamano, biri kuvugwa yuko ubungubu afunze ari muri ngereza. Gusa sindabimenya neza, Pazo ni inshuti yanjye, ngiye kubikurikirana nimbimenya nabyo ndabibabwira. Ariko guys, niba unafite ikintu ubona cyahemukira umuntu n'ubundi n'umuhemukira ko bya bintu washakaga kagwa atari bubiguhe, ubundi urungukiraho, uraza gukuraho inyungu hagati yo kuba ibyo washakaga bitari buboneke. Kuki wumva wahita uhemuka? Sinzi uwabikoze, ariko kuki wumva wahita uhemuka nyuma yo kumva yuko hari umuntu wagize ute umuntu? Guys, nishaka guhemuka kubera amafaranga, kuko amafaranga araza kandi aragenda. Mujye mureka ibyo bintu, amafaranga araza akagenda, uyakurikirana ushaka gusebya umuntu, uyakurikirana kugira ngo uretse ko kuriya ntabwo ubusebeje Yamano wenyine, ubusebeje abanyarwanda, ubusebeje ababyeyi be, ubusebeje ibiki. Rero mwihangane niba unafite iyo video ugenda uyisibe, mureke ibintu nk'ibyo ngibyo ko ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari indangagaciro zacu nk'abanyarwanda. So guys, rero kora subscribe kugira ngo uzajye uhora ubonera utuntu twiza kugihe, uzajye wumvira ibintu utarumva ku gihe n'inama zimeze neza. Kora subscribe, liking, sharing, tujye dora tubana, mbwe muri comment n'ukuri kubyumva, ngiye uko niko nabyumvaga, nawe wibuke kuzajya umbwira ukuri kubyumva. So guys, turi kumwe, ciao ciao.